bijya bihinduka sheri warakoze nyuma y'ubukwe rero abariho sheri atinda nanjye ndaba ndi kunywa kafana abarokora amaze kudusura bishize byashize nicyo naningezeho pastor n'amezi wishyuye ashize ubwo rega hari abageni turi kuganira nabo bakiri muri ya mezi abiri bikiryoshye bakiri muri ya mezi abiri bishyuye inzu yishyuye amezi abiri na ya makado urumva na kagafuka k'umuceri bazanye baracyakoraho na ya sukari n'ababasura batabatwerereye yakatanya bwagahura n'uwo yahaye invitation ubukwe bwarabaye akongera akamuhereza kubera ko atamutwerereye n'intebe ziracyahari ntabwo ziragurisha ntawe urateramo aha rero shiraho niho nshaka kutuganiriza warugumye muti niho twari tugeze warugumye ni ukuvuga ngo kugira umuryango kandi ari kunkuzaho yari akiri muto murusha imyaka 13 nari ngiye kuyivuga ntago nyivuze icyo mvuge ngo bijye bihinduka birashoboka ko mwaba mukennye kandi mukagira umuryango mwiza bikaba byari bibi cyane pe ukundanye n'umugabo wawe cyangwa na fiance wawe nona nta kintu na kimwe mufite imbere n'inyuma n'ugerageje guhamagara ngo mubwire uti ko dufite ubukwe utaranamubwira icyo ushaka uti wangiriye inama wagize icyo umfasha wagize icyuma agahita gukupa cyangwa akuboroka ariko muri abantu bizera icyo yavuze mwakomeza mugakunda muri abantu basenga bya nyabyo mwakomeza mugakunda birashoboka ko abantu bagira umuryango mwiza ari abakene mama pastor birashoboka ko wakundana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe mukennye mukabana muri bike mukabana ku busa kandi mugakundana mukabyara mukagira umuryango mwiza birashoboka niho pastor yarageze rero hahandi byashize abarokore babimaze babasuraga na babandi yabanaga nabo babimaze sibyo hahandi musegarana noneho murebana kubaza atari ko sheri narakubazaga ngo iwanyu nihe narakubazaga ngo ukora iki hari n'abasore babeshye narakubazaga ngo ya modoka wigeze kuza kunsura bagutwayemo ni yawe ntunsubize numvaga ari yawe none dore byashize aho ngaho benshi bahita batandukana bigenda gute mama pastor kugira ngo abantu babane bakundane bagire umuryango mwiza kandi bakene nkuko byabagendekeye ubundi password ruba ari urukundo ariko bajya bavuga ngo nta sheri ngo inzara igira gute itemamara ese nawe urakaza kandi ko kuvuga ngo sheri none byakunze gute kandi pastor yavuga ngo sheri inzara ibamereye nabi mwasangiye biswi hari igihe mwasangiye kandi nibutse sheri uribuka ko hari igihe nabaga aza gukomerezaho aze kwakomereza hari igihe twabaga dufite nk'igihumbi cyangwa nk'ahantu bamaye itike wenda ya 2 ku rusengero n'ahantu agiye kwigisha bakama 2 noneho nkahita nyura ku ntaraga byabaga ari nko mu makorari wenda ari nka saa 4 z'ijoro cyangwa saa 5 z'ijoro ubwo ntabwo yigeze ateka urumva noneho nkahita nkoresha ifiriti urimo urabyumva ya 5 noneho hari ukuntu amagi iyo ari mazima bamenera habiri ariko rero haranda aba yamenetse amajya aba yamenetse y'ikimene apfuye ntabwo abapfuye aba yaragiye ameneka ariko nyine rirameneka ryameneka akahita rifungira mu gashashi abakire ngo ntago bayarya ubwo twe niyo twakoreshaga amajya 3 n'ifiriti ya desi cyagiye ryari 100 urumva bigahura na 5 n'iki sheri na mukaru irimo tangawizi nyinshi batukayitwara muki n'ishashi reka igikombe kimwe igikombe kimwe urumva ko bihuye nangahe na 6 twagera mu rugo tugafata umurete tukawushyira ku isahani urumva cya gikombe tukahita kinazanye mu ishashi none ikibazo akari igihe bitobotse bashyiraga mu ishashi ebyiri ishashi icyo gihe zabagaho none n'agashashi k'inyuma gatobotse ukajya ugenda uzi ko ugifite iki ukagerayo kabaye agace kigeze gashira moyo bawe nose icyayi gishyushye nticyatwikaga ishashi ntabwo cyitwika gashira rumva narira turangije turakarya tunywa amazi icyo gihe ako kare sheri nicyo cyakugumishije mu rugo ubwo nicyo twari tugezeho ni gute iyo sheri iza kandi inzara itemamara ukavuga ahubwo ati sheri ukavuga uti karame sheri
kandi nzara itemama. navuze ko password byari urukundo. Ikintu cya mbere yankoreye kandi nanjye nkakira ni uko yabanje kumbwiza ukuri. Twari twahuye ananutse amatama ahombanye ameze ngo narumye. Sha umaze kubyibuha ntabwo babikora ngo bikunde. Mama Pasiteri ageze gutya biranga ngo byanze itama ryaraje. Urumva Sabe yifitiye sate yiwe itukura ariyo yiyambariye n'agapantaro k'uturongo tw'umweru na envelope irimo Bible n'ishati yenda kuba nk'agatenge, ariko muri no minsi mba numva bavuga ngo yitwa Miami iyo shati. Pasiteri wari ugezwe ngo yitwa Miami muri iyi minsi ariko byacabyo byabikagaruka mwana. iyo shati wari wambaye ngo yitwa Miami. Yako nagendaga wagendaga wirambira kumaga vuba waragafuka ukakubita ukayitse kaguraga nka 700 cyangwa 500 niba nkibuka hagati y'500 na 700. ariko rero turiya dushati naga ko utemberana nko ku mazi. uhagarara utuye yegeranyije kitwaga ni kamaya rero uyu muntu uhagaze gutya muri korali iyo bakora danse bajya hano we kugira ngo azave warakwiruraga nzarira cyane nzarira kurya ukabigenda muri pozisiyo ukagira ngo baguteye ipasi ukagira ngo uhora ariko ibiryo bigenda biboneka bigenda ugororoka waramubwiye ngo murabona nari papa cyiza Imana yigeze imbwira ngo njye muri korali kurakora ndebye korali ya mbere kuri uwo mudugudu nakirijweho ntabwo njye nakirijwe Kiruhura mbona natanze umuhamagaro ntibanyu kandi wumve Sabe nari mfite umuntu twakundana. warafite sheri nawe afite sheri wa mwana. ariko nanjye nafite sheri wanyanze Ufite amafaranga wubatse ku Ruyenzi, urumva umuntu wari wubatse muri 2011 afite n'imodoka anakora uwo muntu yari akazi. Mu minsi 2 uziko nahise mukatira. ariko nanjye nari inkazi nari umukozi w'Imana. Sabe uziko mu minsi 2 nahise mukatira. Waruyenzi n'imodoka uramubwira uti kwa heri Cyane rwose. Mbo kubw'urukundo Imana yari yandebereye yari yandambaye. ariko shaho naramurebaga nkabona nta muntu umurusha ubwiza, nkabona nta muntu uberwa nkawe. Yajyaga yambara ishati akayihina akabanza akakarambura neza akagamira hano kari kamwegereye ukuntu akagahina akagafata hano mu nkokora n'agapantaro kiwe kubera ko gatera ipasi kari karacitse hano mu mukunja. narangiza nkagahinda hano n'ahandi hacitse ariko Mana nkabona araberewe, nkabona mbese ukabona ku isi nta wundi uw'imodoka ukumva nta kintu nkabona ni ikibasumba. ubwo byarangiye nyine tuje kubana nabaye n'agahombi ko kiriya gihe Pasiteri rirwa ririmba cyari givuye he nuko kagombaga kuvamo amaplan y'iminsi nk'itatu 2 buri munsi naryaga 100 ariko hari muri ndabandi se nta gipra yari 5. urumva 100 ubwo 5 wabaga wazamutse mu ntera. ni ikijumba cy'isini kwa tante Kiruhura n'ibishyimbo by'isini ukatushyira mu rusenda rwinshi amazi tubido ubundi babaga badukoranwa ku meza kabido ugahita ugotomera igikombe ukatubwira ikijumba ugahita ugotomera n'iki gikombe kandi amaze kukinyweramo ariko uyu munsi gukikira ngo pasi ngo twazana n'ikirahure gishyashya tubuse ko kitogeje ariko bara yaje ariko uzi ko kiriya gihe wamugana umuntu yafataga igikombe asanze muri restaurant kuyogoshesha wajyanaga agasini bakakogosha ntibagusiga rukoro. waba ufite isambare noneho bakagusiga rukoro. nta rukoro nta rukoro n'agasini rukoro irimo isambare. yaravuze iyo bagufite 100 baragucogaga bakagusiga rukoro no kugucoga
ibintu n'ibi sheri wanjye wagize gute wabyemeye tukabikora ubu inzu yanyu urwego rwo kwica abazimu kuko Yesu yaje ashaka uburyo uzengereza abadayimoni byo mvuze murabyo tukabikora ubu unanutse w'umweru sheri wanjye wagize gute wabyemeye tukabikora ubu inzu yanyu urwego rwo kwica uguma mu rugo hahandi byashize urahaguma ubwo byarangiye amezi ubu nabwo tujye kugukura tukwinjize noneho mu buzima bwawe utubwire ngo bimeze bite kuki uhora wishimye iki nicyo kibazo cya mbere ubundi mbere nkimara guhura n'iziriya ngaruka z'amateka ya jenoside kubera agahinda n'umubabaro mbuze ababyeyi mbuze inshuti n'abavandimwe wa mwana wavukiye muri bwa buzima kwisanga ku mihanda noneho nisanga ku mihanda ndi kumwe n'izindi ndara zatumye rero twirasa tukajya dukubita ibikoresho tugacoma ariho dushakira za furi urumva rero umuntu wabaye muri frizisi icyo bita swingi ukimena ukirasa kubita bure widi urumva abakomando ukabimenamo hari ibikoresho byatumenaga nyijijwe Yesu aramvunjira ama ibyishimo by'umwuka wera niyo mpamvu muraseka ndashimira Kristo wamvunje kandi nasomye ijambo ry'Imana rambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abayindutse icyaremwe gishya ibya kera byose babyashize ntuzigera umbona mbabaye muraseka nishimye kandi Yesu yarandemeye ibaza umuntu wari indara wari imbobo akaba yitwa pastor beze ni nk'igare ryahindutse indege ubwo icyatuma nashimira Imana nishi cyambabaza koko uziyo ngiye kubatiza ndi kumanuka muri Yorodani gake gake nuri umusitari ntabwo ari amazi wayajyamo n'ibyavamo uretse pasteur n'ibya boss reba boss ariko ubu ntiyasezeranye kandi reba ibi miliyoni afite ariko ntiyasezeranye urumva ariko njye pasteur wari imbobo nyimara kwimiko mbaye pasteur bagikubitana agasara bafata Bibiliya njye pasteur n'inshuti Theogene kubw'ubashameshwa n'ijambo ry'Imana n'itorero rya ADP Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeti abaye umugore wa Rudomoro cy'Imana yafatanyije nta wagitandukanya bikoze mu izina rya Data twese umwana n'umwuka wera ibyari ibyaha kabyeza bagataha bakarara icyatuma ntishimira Imana yahinduriye amateka niki gitifu mu murenge arasezera ko batumwe abaye umugabo undi abaye umugore ariko sinkuyeho imihango yo mu madini n'amatorero musengeraho nanjye akansigira akarinye ko kuza kubafatanya rero mwana ndagushimye nyemera nyirangagera shimiye ubuyobozi bwanjye bwa ADPR itorero ryandeze kuva nkizwa niga inyigisho z'umubatizo zikarera umuhamagaro wanjye haba umudiyakoni nkaba mwarimu nkaba umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho bakangira na pasiteri ndabashimiye ubu banashubije no mu kazi sheri wanjye wagize gute wabyemeye tukabikora ubu inzu yanjye mu rwego rwo kwica abazimu kuko Yesu yaje ushaka uburyo uzengereza abadayimoni byo mvuze murabyumvishe Yesu yaje urafatirana ukabaniga nubwo badapfa ariko bakaba bazezengeye mubwire ko igini ridapfa ariko rirazezengera hari ibyo Imana ikora ikaba rizezengeye Purutayi nayigize metero 6